nimba uzi ko ufite umusatsi mwinshi ku mutwe, umusatsi ubyimbye ku mutwe cyane, wazayisuka nayo ni nziza kandi ikindi imaramo igihe kandi ikindi ubyogamo. Iyi natural hair twist woga mu mutwe igihe icyo cyo cyose ubishakiye, cyitwa boho braids cyangwa body wave. Iki gisuko cya boho braids ni cyiza cyane, ni cya gisuko ni yame Ngwaye ikaze ku gicumbi cy'ubwiza ni buri mushyashya nongeye nitwa Cyusa Edouce. Niba ukunda kwambara neza, niba ukunda gusa neza, ikigeretse kuri ibyo ukaba ushaka gukora amafaranga cyangwa ukunda gukorera amafaranga, ndagushishikariza gukora subscribe wanyu ugakanda kuri ako kazogera kari ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video uzajye ubona aka notification. Guys, rero sinakwema gushimira wowe udahwema kunshyigikira uko bwije nuko bukeye, usharinga video zanjye, like, comment. Imana mwijuru ikomere umugisha. Nizere ko mumeze neza rero, nanjye meze neza of course, kandi nawe utameze neza Imana mwijuru iguhe kumera neza. Bazango uyu munsi tugiye kuganira kuki. Uyu munsi rero tugiye kureba ku bisuko bigezweho muri no minsi kandi byiza bikunda kubera abantu, ikindi kirushijeho bikaba bitinda ku mutwe. Ni kenshi rero twagiye tuvuga ku myambaro, tukavuga mu guhumura, tukavuga mu gusa neza, ariko buriya wambaye neza, ukaba wambaye inkweto nziza, isakoshi nziza, witeye makeup, ariko mu mutwe usa nabi, icyo ngicyo uba wakishe. Rero nk'umuntu ushaka kuba umusirimu, nk'umuntu ushaka kugaragara neza, no mu mutwe twakagombye kuhita, kuko akenshi hari igihe ubona umuntu yambaye neza pe nta kuntu na kumwe atagize, ariko ugasanga mu mutwe we hasa nabi, igisuko kirashaje, cyangwa rimwe na rimwe ntiyasokoje mu gihe adasuka. Ugasanga rero hari abantu bita ku kintu kijyanye n'imyambarire ariko mu mutwe ntahatinde. Rero nujye kure ndaje tutajye na video yacu. Guys, rero nkuko abanye kuri title cyangwa byumvishe muri introduction, uyu munsi tugiye kuganira ku bisuko byiza wasuka ukarushaho gusa neza, ukarushaho kugaragara neza. Natangiye mbisobanura ati ntukajye wita ku myenda, ntukajye wita ku nkweto cyangwa ku isakoshi, warangiza ugasohoka usa neza witeye n'aka makeup. Ku bantu bazitera ugasanga mu mutwe wawe hasa nabi. Ibisuko birashaje, ntiwabifungishije, ibisuko bisumwera, ushaka kubusutse ariko ibisuko bisumwera, ugasanga igisuko cyahise cyica ya outfit yawe yose. Ni byiza rero kwita ku bintu byose, niyo mpamvu nanjye mba nagiye nkora research nkavuga ati abantu banjye bagomba gusa neza ahantu hose, haba ku myenda tugende, haba ku nkweto tugende, haba ku isakoshi tugende, haba kuri makeup tugende, nitujya no ku bisuko rero nabyo tugende. Urumva ko rero iyi video ni nziza, ndagusaba kuyireba ukayirangiza, kuko byanga bikunda uzakuramo igisuko uzasuka ubutaha nimba uzi ko ujya usuka. Igisuko cyane rero abantu benshi bakunze, nanjye nkunda cyane, ni small knotless. Small knotless rero ni bya bisuko abantu batangiye gusuka kera. Muri buka ibisuko bajyaga badusuka bakabanza menshi hasi aho kugira ngo babanze urudodo. Mbere kera nyine murabizi ko bajyaga babisuka babanjije menshi bakazamuka, ariko small knotless arabanza agasuka gatuta k'ubudodo, nyuma akagenda yungikanyaho menshi, ugasanga n'udusuko dusa neza kandi dukeye. Ikindi small knotless ibinoze pe, ubona ko ari igisuko cyiza kandi kibera umuntu uwo ari we wese bitewe na menshi wagisukishije. Rero igisuko cya mbere ni small knotless. Nimba utarasuka knotless, umva gerageza uyisuke pe, gerageza uyisuke uzacimira nyuma. Igisuko cya kabiri rero ni igisuko cyitwa tribal and twist. Muribuka igisuko kera bajyaga badusuka, muribuka amakoma ya kera. Rero tribal and twist ibisutse nka makoma, ariko yo ikiza makoma murabizi ko aba ari ibiryamye imbere, mo hagati akaba ari menshi. Rero tribal and twist aba ari makoma y'imbere, nyine aba ari makoma isanzwe, inyuma hagati bakahasukisha twist. Rero iki gisuko nacyo ni cyiza ku bantu bafite mu maso harehare, kirababera pe. Abantu bafite mu maso harehare iyi tribal and twist irababera. Igisuko rero cya gatatu kigezweho muri no minsi kandi kibera abantu ni igisuko cyitwa
flip over fulani. Ni igisuko cyiza cyane rero, ni bya bisuko usanga akenshi bivanze. N'urugero hano baba bashyizeho uturyamye, ahandi ari menshi zisanzwe. Kandi ikindi bakunda gushyiramo utudesign hano mu mpande, ugasanga nk'ikiryamye bakinyujije hejuru y'ikindi. Rero iyo niyo yitwa flip over fulani. Ni igisuko cyiza cyane, nuzajya ugenda ujya gusuka ntukajya uvuga ati munsuka ibyo mubonye, hoya ujye ugenda uvuge ati ndashaka flip over fulani. Ni igisuko kimeze gutyo, umusutsi ahita amenya uko akigusuka. Hari abantu benshi dusuka ibisuko ariko tutazi amazina yabyo. Umuntu yakubaza akakubaza se icyo gisuko usutse cyitwa gute, ukaba utabimubwira pe, ukaba utabimusobanurira, kubera ko wakibonanye umuntu ukagenda ukitwaje uvuga ati ndashaka igisuko gisa gutya, ariko umuntu yakubaza ati icyo gisuko cyitwa gute ukaba utakimubwira. Rero iki gisuko gifite menshi ziryamye zigiye zisobekeranyije cyitwa flip over fulani. Igisuko cya kane rero cyitwa French curly extension. French curly extension ni bya bisuko bigezweho, nkunda kubibonana abantu benshi, nanjye nigeze kubisukaho. Ni za menshi dusigaye dusuka, ugasanga hejuru ni umukara, hasi ni rouge bordeaux, ugasanga hejuru ni umukara, hasi ni kaki. Cyane cyane ibyo bisuko cyangwa iyo menshi uyigura ibukiye, uyigura ibukiye. Hari long hakaba na short. Rero ziba ari ndende, short ziba zikunze kugera hano mu bitugu, ariko uyigura ibukiye. Ntabwo muri salo ugenda ngo bayibuke. Cyane cyane ibi bisuko bigezweho. Kandi ikindi kintu nabikundiye bino bisuko bya French curly extension, bigira menshi idasafuka. Ibisuko byawe bisaza hano imbere ariko menshi, uko bayigusutse niko uhambura bikimeze. Menshi yayo ntabwo igisapfuka. Rero ino French curly extension nayo ni nziza, wazayigerageza, igira menshi meza, wazayigerageza nayo ukayisuka. Cya gatanu rero ni igisuko cyitwa natural hair twist. Ni za twist z'imisatsi yacu zigezweho ku bantu bafite imisatsi myinshi ku mutwe, ku bantu bafite umusatsi ubyimba cyane ku mutwe. Izi natural hair twist ni nziza cyane, ariko nanone zibera abantu bafite umusatsi ucucitse ku mutwe, kuko iyo twist bari kwisuka iyo basoje ubugira ngo ni nk'ikindi gisuko yasutse. Ariko mva ino natural hair twist, nimba uzi ko ufite umusatsi myinshi ku mutwe, umusatsi ubyimbye ku mutwe cyane, wazayisuka. Nayo ni nziza, kandi ikindi imaramo igihe, kandi ikindi ubyogamo. Iyi natural hair twist woga mu mutwe igihe icyo cyo cyose ubishakiye, kuko nta yindi menshi baba bashyizeho aba ari umusatsi wawe. Igisuko cya gatandatu rero ni igisuko twakunze turi benshi cyane. Nimba uzi kusuka ukaba utaragisutse waracika, kandi kugeza n'izi saha kiracyatrendinga. Ni igisuko cyitwa boho braids cyangwa body wave. Iki gisuko cya boho braids ni cyiza cyane. Ni cya gisuko, ni ya menshi basuka bakagenda bashyiramo utuntu tumeze nka menshi ariko idasutse. Ngira ngo ndaza kugenda bashyiraho amafoto kugira ngo mubibone neza. Biba bisa neza, ariko ikibi cyabyo birafatana. Iyo utazi kubyitaho, za menshi zidasutse zirafatana, ugasanga ibintu byabaye bibi. Iyi boho braids rero mva ku muntu ukunda gusuka adatinzaho ibisuko igihe kinini cyane yayisuka, ariko kuri wawe usuka ibisuko bikamara hafi nk'amezi 2 cyangwa amezi 3, ntabwo wabisuka ujya gusukura byarafatanye. Boho braids rero nayo ni nziza, yaratrendinze kandi iranaberana pe. Nta muntu n'umwe nabonye wasutse boho braids itabereye. Guys, rero ibi ni ibisuko byiza bigezweho muri mu mwaka wa 2026 kandi bibera abantu bose. Rero gerageza, niba ukunda gusuka, niba ukunda gusa neza, niba ukunda kugaragara neza, usuke tuno dusuko. Ndagenda bashyiraho amafoto, ntukajya ugenda ku muntu gusuka ngo umugete ndashaka ngo cya gisuko ngo nabanyanye nyambo, ngo cya gisuko ngo nabanyanye runaka utazi izina ryacyo. Rero nagukoreye umuti, nagiye nkubwira igisuko uko cyitwa, naho kikwereka mu ifoto yacyo ukuntu kiba kimeze. Rero nizere ko ino video ibafashije. Ni video mwasabye muri benshi, kandi ngiye kujya ngenda mbanyuzaho mbaha n'utundi video twiza tugezweho, amasakoshi agezweho, inkweto nziza zigezweho, n'ibindi bigiye bitandukanye.
icyo musaba rero ni ukulayikinga ino video nimba hari ikintu igufashije, ugakora subscribe nimba ari bwo bwa mbere mbonye, ukama comment y'ikintu cyacyo cyose ushaka ko nzagukoreraho, nkakora research nk'ibi bintu nagiye ku bantu masuka barabimbwira pe. Nanjye mbere najyaga njya gusuka nk'abantu ntazi ngo boho ngo ni iki, ngo fulani ni biki, ngo twist ni biki, mbyumva gutyo. Rimwe na rimwe nkaba najya ku muntu usuka nkamuhereza ifoto ubundi akansuka, ariko uri musirimu yugiye ubwira umuntu ati nsuka boho braids cyangwa body wave, atamenya ibyari by'abasukutsi baba babizi. Rero guys, ndabasaba comment nibona nsa neza, nibona nambaye neza, umva ntukayitinya kubyandika muri comment, kandi ushaka no kwandika uba bati cyusa urakoze ibi ntabyo narinzi. Izo rero comment ziramfasha, zituma zimera courage ko bati wow, reka amaguruke hano ngiye kuhakorera research ku kintu runaka. Ndabakunda cyane rero. Ikindi kigeretse kuri ibyo, muze mbambike neza bijyanye nuko muteye, muze mbambike neza mbajyanishirize amabara, namwe murusheho kwambara neza, murusheho kuberwa. Ese nuko kiba wumva ko kuberwa byahariye umuntu runaka, nawe waberwa wambariye taye yawe ukamenya no kujyanisha amabara. Rero ibyo byose narabikemuye. Nkorera mu nyubako yitwa Tropical Plaza iherereye imbere ya TDMR. Uramutse ugeze kuri TDMR wahamagara kuri iyo nimero. Ikindi ku muntu utaratunga nimero yanjye yaracikanwa pe. Kuri status duposita ngaho ibintu bigiye bitandukanye, yaba ibitwubaka mu buzima busanzwe, yaba iby'imyenda ncuruza n'ibindi bisanzwe, n'ibintu bijyanye n'ubwiza, amavuta, amasabune. Rero nyandikira kuri iyo nimero, iba kuri WhatsApp ngeti cyusa saving no nimero kujyanyemo na status zawe, ako kanya mpita mbiko. Ntukajye rero ucikanwa kumfollowinga kuri Instagram yanjye ni cyusa Edouce, na TikTok yanjye ni fashion with Edouce, aho hose postingaho imyenda kandi myiza y'indobanure. Rero ntuzacike muri video itaha, ndabakunda cyane, bye.